Yellow guys, mumeze mute? Hope ko mumeze neza. Bantu ubu ngubu mbazaniye akantu kameze neza cyane, nzi neza ko muri bugakunde. Muzaniye ibintu ngiye kukwibutsa ibihe byo muri primaire. Ndagushimira wowe wakanze subscribe, ndagushimira nawe udahwema kutwereka ko wakunze ibyo tuba twagukore. Ibi ngibi nubikunda, please guys, kanda subscribe, kandi share na comment na like, ntubyibagirwe utwereke ko wabikunze. Ngiye kukwibutsa ibihe byo muri primaire rero wanyuzemo, ndetse cyangwa abo mwiganaga banyuzemo, urisangamo. icyo nzi cyo nuko nzi ko ushobora kwisangamo. Nubisangamo rero ukumva urabyibutse, ukumva urabikunze, ukumva ngo ukumbuje ibihe byo muri primaire, ntugende udakanze like, comment, ntugende utabisharinze abandi. Ndiza ko subscribe yo byararangiye wamaze kuyikanda, nutarayikanda reka nizere ko uhita uyikanda. Ikintu cya mbere rero cyaranze ibihe byo muri primaire byawe, wavaga mu rugo wakunje amaboko y'ishati kugira ngo ugaragare nk'umuntu ukaze, uteye ubwoba. Icya kabiri, wowe n'abajama bawe mwashyiraga super deep cyangwa se je mu bipapuro cyangwa mu dupapuro mukazinga nka kumwe kw'itabi, murangiza mukayinywera umwe cyangwa niba ari kuyinywa niba ari kuyirya simbizi. Igihe cyo gutaha rero, ikintu cya gatatu, igihe cyo gutaha guca kuri gate reka ntibyabagaho. Wisimbukiraga urupangu kugira ngo wangirize n'ubundi cyangwa se unyuranye n'amategeko y'ikigo. Ikintu cya kane guys, mukande subscribe. Ikintu cya kane, waguraga shikarete. Wafataga shikarete ukayirambika ku ntebe y'aho mugenzi wari bwicare, kugira ngo usatu ngo bimubangamire, nta kindi. Ikintu cya gatanu, waguraga shikarete n'ubundi cyangwa se jojo cyangwa bazoka, bitewe n'uko abantu benshi aho baturuka bagiye bayita cyangwa bayita, ugamije gusa gukuraho twa dupapuro kugira ngo twibandikeho nko ku kaboko cyangwa se ku itama cyangwa ku gahanga. Ikintu cya gatandatu, wangaga gutaha saa sita kugira ngo ubone akanya ko gukina mbere y'uko ugaruka mu ishuri cyangwa usubira ku ishuri. Ni ibintu kabisa. Ikintu cya karindwi, igihe mwarimu yagutumaga nko kujya mu rindi shuri, wenda nko kumuzanira ikintu runaka, ikayi se, ingwa se cyangwa n'ibindi, wagendaga n'ishema rya danje nk'aho ujyanye ubutumwa burenze. Kudeshapo ku bantu mbyibukije ibintu. Ikintu cya munani rero, abantu benshi twarwaniraga gusiba ku kibaho. Gusiba ku kibaho byabaga ari fresh, twarabirwaniraga. None niyo wasibaga ku kibaho, wagenda uko mu mashyi mu ntebe rwose, wumva nyine ari ibintu byawe, ari wowe wuzuye isi. Ikintu cya cyenda, kubera wari mukuru rero, kuri rasamburema wihagararaga inyuma kabisa, kubera ukuntu wari mukuru. Kandi ikindi cyiyongereyeho, niba bararirimbaga indirimbo yubahiriza igihugu cyangwa se ibindi bintu byose, wowe reka ntibyabaga bikorera kuririmba, reka ntabwo byabaga bishoboka. Ikintu cya cumi, wajya kurya ikaramu ugasigarana akantu ko kwandikisha gatoya cyangwa se bya biboro twitaga ibifuniko bifunika handi hasi umuntu yandikisha ku mutwe ku ijisho y'ikaramu. Wabaga wagahekenye bya danje. Noneho akandi kantu gakaze, wabaga ufite mukuru wawe ku ishuri. Mukuru wawe n'ubundi yabaga ameze nk'ari we bodyguard wawe, umeze neza. Nta muntu n'umwe wagukora bagutinya bya danje. Ku bantu bari bameze gutya, ndabibibukije. Kanda like na share, ubundi tubane. Ubundi akenshi hari igihe wajyanaga irindazi cyangwa se ibidiya ku ishuri, nko muri bag, wenda wakiguriye mu nzira cyangwa se wakiguriye hafi y'iwanyu, warangiza ukakiriramo aho ngaho mpaka gishize, cyangwa se ikigori n'ibindi ukabirira aho ngaho mu bag mpaka birangiyemo. Nta muntu urabuzwe cyangwa ubimenye uko bimeze. Mbega. Ikintu cya cumi na gatatu, rero,
wajyaga nko muri tuwarete ugahita wandikamo nk'abantu uzi bakundana. Ukandika abantu uzi ko bakundana, yewe hari n'abandikaga ibintu tutashobora kuvuga iranga, cyangwa se ku buryo unamufasha wamubwira ngo nabivugire muri rubanda cyangwa mu abandi banyeshuri, wapi akaba atapima kubivuga. Ya, ya, ya. Ikintu cya cumi na kane, watangaga umuceri, kwa kundi wateranyaga abantu nyine ngo barwane, bagiye kurwana ugahita uvuga ngo kubita hano n'undi, cyangwa se ukubita hano n'undi yakwanga ngo ndihira umuceri, ukishyuza wa wundi wakubise ngo ndihira umuceri, agahita yataka agahita yataka wa wundi wabyanze tayari, ubwo intambara ikaba irabaye. Ay, intambara ikaba irabaye kabisa. Ikintu cya cumi na gatanu rero, wafataga ikaramu ukayishyiramo akadodo ku mutwe, ukayambara mu ijosi, cyangwa se ugashyiramo agapapuro kanditseho izina ryawe kugira ngo utazanayibura, ariko nyine bikarangira bayitwaye, bayitije, wanayibuze kandi irimo ibyo byose. Ikintu cya cumi na gatandatu rero, abantu mwabaga mugiye gutera match kabisa n'ikindi kigo mwari muturanye, ubundi bikaba nkaho ari guerre mondiale cyangwa intambara y'isi. Kandi ari agakino kamwe mwabaga mugiye gukina, ugahita mwisubirira ku ishuri cyangwa mugataha. Ikintu cya cumi na karindwi rero, ibintu byo kwandika ku ntebe byari ibyawe, cyangwa se intebe yawe, nta muntu wagiraga intebe yasaga neza, buri wese yabaga yaranditseho ibintu byinshi bitandukanye, byinshi kabisa, nawe ugasiga uyanditseho izina ryawe kugira ngo utazibagirana. Ikintu cya cumi n'umunani, akenshi ikaramu yawe yakundaga kubira cyangwa se gutomboka ikavamo umuti. Guys, ibi bintu niba ubyibuka muri primaire ukaba ubyisanzemo, n'ibindi byinshi tutavuze tuzavuga ngo ubutaha. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Kanda subscribe, kanda like na comment, ako nyine bukaba kajemo ngo tubanze duseke mu gakeya tu. Ako ndabakunda cyane.